azabyara ariko mufite ubwenge cyangwa nta bwenge mufite? Yesu yaguteye inda gute, bigenze bite? Ngo kandi ngo ninjya kubyara ngo sinzabyarira hano mu isi, ngo sininya ngo kuvuga ko ngo ndi indaya ya Yesu. Kuki? Ese abantu mwiki nibiki byabateye? Abantu mwatewe niki? Kikwibaza abantu. Mwiriwe neza cyangwa se mwaramutse neza, igitondo cyiza kandi cy'umugisha. Uyu munsi nje gukora ikiganiro mbabaye, numva afite agahinda n'umubabaro ku mutima wanjye, ndumva meze nk'umuntu ubabaye mu buryo budasanzwe. Uyu munsi ndashaka ko tuza kuza kuganira, maze igihe abantu mumaze igihe mukurikirana imbuga nkoranyambaga, mumaze igihe mubona ibintu binyuraho bicaho nk'uwitwa nk'amagambo akomeye, witwa Niyitegeka Garasiyani yavuze, uwo tuzi nka Papa Sava, yavuze amagambo akomeye, aho yarari natekereza ko ari muri bya bindi byabo byo gutera ibiti, nyuma aza kuza kuvuga amagambo akomeye yambabaje ku mutima. Ubwo yafataga mikoro arimo aravuga ati mureke mbaze Imana, ese Mana ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite? Ibaze nawe, kugira ngo umuntu atinyuka abaze Imana ngo ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite. Abantu nabo bari muri stade tikaci bagakoma amashyi. Reka mbabwire, ndababwiza ukuri ko iyi ni Antikristo, guhakana ubwenge bw'Imana no gushaka gupfobya Imana. Ndababwira ngo abantu bameze gutya, ndababwiza ukuri ngo Niyitegeka Garasiyani nutihana rwose ibyo wakoze ntabwo bikwiye gutinyuka ukavuga amagambo ameze kuriya, ubaza Imana ngo Mana ufite ubwenge ngo cyangwa nta bwenge ufite. Oya, ni amagambo rwose adashimishije. Sinzi niba warigeze wumva ibyabereye muri Amerika, ubwo agace kamwe kafatwaga n'inkongi, ngo wumva amagambo nabo bari bakoresheje. Rero nyemerera ahantu uri, sibyo? Ndabizi neza uri buze kunyumva cyangwa se uri buze kundeba, ariko ugerageze uko bishoboka byose uce bugufi imbere y'Imana kandi wihane, kuko nutihana ndakubwiza ukuri ngo umujinya w'Imana uragusumiriye kandi amaboko y'Imana uragusatiriye. Hanyuma ndashaka kuza kuvuga ku bandi bakobwa batatu bavuze amagambo akomeye. Hari uwavuze ngo aratwite, ngo atwite inda ya Yesu, ngo arinda kubyara. Asoni ifite zo kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Hasoni ifite zo kuvuga ko Yesu yanteye inda. Kandi igihe nikigera Yesu azanshyira ku mugaragaro, agenda asaba iwacu. Namara kunsaba iwacu, agende mu rusengero dusezerane. Nitumara gusezerana tugende no mu murenge dusezerane mu gihugu. Kuba rero Yesu twarabanye mu buryo butemewe n'amategeko, nzabyara ntaravuka kuko ngiye wundi mu nda ya mama, maze mu kwezi n'iminsi 14. Oya, handi naho naje kwipimishiriza inda. Yesubwira nk'igihe Yesu yarari kukurongora cyari bimeze biti? Ngenge kubabwira uko naryamanye n'umugabo wanjye Yesu. Mwarwaye ryari? Niki cyabafashe? Mwatewe niki? Uryo umuntu ajya kuvuga ngo Yesu ngo yanteye inda, ngo yanereye inda ngo mu kibaya, undi tigewe sininya kuvuga ko ndi indaya ya Yesu. Kwa nini gute? Diko abantu mwarwaye iki? Byageze bite? Hari ijambo rivuga ngo ujye wirinda amagambo y'amanjwa ataraye Imana. Hari ijambo rivuga ngo ujye wirinda amagambo y'amanjwa ataraye Imana. None abantu mufite ikihe kibazo? Hari undi wavuze ngo Yesu yamutereye inda ngo mu kibaya, hari undi wavuze ngo aratwite ngo kandi najya kubyara ngo inda ntwite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya, najugunywemo n'iwacu.
ari rwo rugo rw'abarokore, banjugunya mu kibaya cyitwa Urukundo. Warakoze kwita shene yawe Rukundo Empire. Ruku uri wa gatatu ujye uza dukora ikiganiro. Rero kwa Rukundo inda ntwite niyo mu kibaya cyo kwa Rukundo, abana nzabyara muri kuno kwezi kwa 11. bazaba ari abarukundo, oya ntabwo bazaba ari abarukundo, bazaba bitwa Rukundo bose Empire. ariko Imana muyifata mute? Imana muyifata mute? Niko musigaye mufata Imana mu buryo buciriritse, ku buryo Imana muyivugambo ibyo mwishakiye. Urinde wo kujya kubaza Imana ngo ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite. Urinde wo kujya gufata ugahangara Imana wowe urinde. Nimba turi abakozi b'Imana tujye tuvuga n'amagambo y'Imana. Nta muntu uzavuga Imana nabi, nta muntu uzajya gusebya Imana ngo mbirebe nicecekere. Oya 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 oya. Gute utinya ukajya kubaza Imana wibaza ngo ufite ubwenge cyangwa nta bwenge ufite? Ahuri n'Imana hagusize n'ubwo buzima ufite n'Imana ibaye ibigutije. N'Imana ibaye ibigutije, n'Imana ibaye ibigutijeho gatoya. Ako kuko urimo urakoresha n'Imana akaguhaye akakwambura. Urinde wo kujya kubaza Imana ngo ufite ubwenge. Imana yarakubumba bumbye ikakurema ikagushyiraho amaboko ikashyiraho amaguru ikamenya ngo nzashyiramo umutima nzabigenza gutya na gutya. Urinde wo gutinyuka ukabaza Imana ngo ufite ubwenge. Yararemye abantu tumeze nkatwe, yagize abantu tutari abantu, yagize ibyo turi byo nta buzima namba twari dufite, nta cyerekezo cy'ubuzima twari dufite. Waragize ugatinyuka ukabaza Imana ngo Mana ufite ubwenge? Kwa nini gute? Uratekereza ahubwo wowe uri umukobwa aratinyuka akavuga ngo ngiye ngo sininya kuvuga ko ndi inda ya Yesu. Sininya kuvuga ko ndi inda ya Yesu. Eko Mana, ndababwiye ngo mu bantu babahagurukiye nanjye ndimo. Ibintu abantu murimo murikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga maze igihe mbere bankabyitegereza nkaceceka. Umukobwa aratwite, yaragiye aratwita, aratwite, ariko aravuga ngo inda ngwite ngo ni Yesu wayimuteye. Inda iranagaragara. None aratinyuka aravuga ngo najya kubyara ngo nazabyarira ngo hano mu mwisi. Uzabyarira Yesu? Nihe uzabyarira? Umva, mugerageze. Ntabwo ibyo bikwiye, ntabwo bikwiye. Ndaza kubashiraho wenda n'utwo duce abantu bagiye bavuga, ndaza kubashiraho wenda n'amagambo bagiye bavuga bakoresha. Ariko abantu mugerageze mutekereze ku bintu, ku magambo murimo muravuga, ku magambo murimo muravuga kuri social media. Imana ishimwe. Ntabwo tuzabona ibintu nk'ibyo abantu murimo muragenda mwikora ku mbuga nkoranyambaga mushaka gusebya Imana n'umwana wayo ndetse n'umwuka wera ngo twebwe tubirebere duceceke. Ntabwo bizakunda, ndabarahiye. Ntabwo bizakunda pe. Kuba witwa icyamamare ntabwo bivuze ngo ugiye kwivugira ibyo ushaka ku Mana. Oya gira hugarukira. Kuba waramenyekanye ntabwo bivuze ko ugiye kuvuga ibyo ushaka ku Mana. Oya, amamara kuko naho ugeze ni Imana ikugejeje. Yanahaguhananura mu kanya gato. Ubaha Imana. Ubaha Imana. Sitori zawe n'urwenya wibizanamo Imana. Sitori zawe wizizanamo Imana n'urwenya rwawe n'amakomedi mukina n'ibiki wibizanamo Imana. Kandi ibyo mbabwiye ndababwiye ngo mugarukiraho. Imana ibahereze umugisha.
kandi Imana data wa twese ibakomereza amaboko. Reka nizere ko buri muntu wese mvuze agiye kugarukiraho. Umugisha w'Imana ubane namwe, kandi gukomera kw'Imana isumba byose kube kuri mwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen.